Ndi papa SAVA. Undi akangaka niko muri minsi kagezweho. Sima nuko wari watinze. Atinda gute se natumwe n'umukobwa mwiza nka uzari nka cyane gide cy'kintu. Wabigenza zute? Wabigenza. Naraswa. Kugira ngo avuge se. Undi kugira ngo mwereke ko nanagukunze no narwo ndi kongera banza mve ko kameze ndetse zamushyiremo kandi katari bwishyirwa. Mani mbabarira. Kararyoshye. Kanashyiramo. Mbiziriga ko hano utuntu turyo. Kana no mwuzurizo buragira ngo banze wumve niba ngiye guza. Mani cyo umusirimu ariko. Wagira ko uturage kwa hano kwa pasa. Harya. Namukanye n'umusirimu. Ukarage. Umeze neza ariko. Umeze neza. None se kuje kwicara kandi. Kuje kwicara. Karabe. Kuje kwicara. Numva nyine okay uretse mwe use wamugani. Ntabwo nakakwiye kuba niciye mu bakiriya. Manu, Urambona uteze. Biteguye kuje kwicara ngena kuko wagiye ukabikora. Wagiye ukakora ibyo nakora. Oya birimo birakorwa nugira ikibazo. Nabo hano makora ndumwe. Mu mwanya. Ngende ryo kuri byo nakubwiye. Reka ngo umwanya none umbwira uko umwanya ndawugoye umwanya ngo umbwira uko uri kumbona. Nari muri ra myenda y'akazi uri kumbona ute? Ndi kubona nkabona uri kunera isereri. Ndi kubona nkabona uri kunera isereri. Aya mataye se? Yande. Yande. Chama nuwamba bari ukagenda. None se koko nduzo urifubye nyine kandi giye nyine nkabandi. Nta kintu bintwaye. Urumva hano ngiye ikintu shinzwe ubundi shinzwe service ariko nkamenya n'abantu nyine bagiye bafite utubazo nyine nk'abantu batazanye n'ababo nkaza nkabaganiriza. Ubyaba ngo burayemeye ngombwa n'abaraza nkabireka hano. Warangije kuvuga ugende. Warangije kuvuga ugende. Oya ntabwo ndarangiza kuvuga. Nta mwanya ufite wo kuvugana nawe. Si binagusabye se? Gende yo kwa n'ibindi wasabye. Okay, gende yo kubitegura rero. Gende yo kubitegura kandi. Kiriya sobwa mbere uje hano koko. Ariko nsanzwe nkumva. Neza. Sinsha Nyumva nabi. Gende yo kundi nakubwiye. Wakoze ibyo ukora wewe urashaka wiki? Uri gukora iki se? Otsa ibyo wotsa man. Otsa. Urumva ko kakita ka. Nujya kunze na commande yanjye ariko. Wambara kunera amagambo menshi ko. Nyamara buriya wari kugigira gutyo ukareka nkanakubwira nk'akantu kamwe. Uraza gusubira abanje unzanira abakomande. Basi nkubwira akantu kamwe. You are so beautiful. Uri mwiza cyane. Okay. Merci. Nuri hakusetse n'icyo nashakaga mbere yose. Okay. Akandi kamwe. Ureba neza pe. Manu. Asa kudasetse banze siki. Ndoje. Kandi kamwe uzi ko ugiye kunyibagiza ibintu kamwe katagira kakabiri ngahita nigendera. Teye neza. Nigendera. Okay, ikamubwira kandi akanyuma none sasa. Akanyuma uretse manze mubaze nandi. Karame. Koko si wonyene neza. Umva nano guteye neza urumva uri icyuki mbese urumva hano hari umuntu ajyaga yemera ngo yitwa Kidomanje ariko namukubye na zero. Urarenze. Ngubwira kandi kamwe se. Amaya kabisa. Njye kunzanira commande yanjye. Njye kunzanira commande yanjye. Ubwo cyari kwaguseka. Njye kunzanira commande yanjye. Njye kunzanira commande yanjye. Komeza mu bitekerezo wenda akako karore ka kabiri. Ariko ntabwo mvuze nabi ni mu bifatira. Manu, jya kunzana commande yanjye. Umuntu abaha butamwa mugashyiraho nagenda nasoni. Ngari nambwiye ibintu bitari ikirungo ngo. Okay. Ngerwe noneho. Cyahora koze genda. Umva mubwire. Karame. Ibyo nzanira commande ya buri kintu. Ubizana ibiri.
iyi ngiyi ni utwa misgere mu gihe nitegereje ibyo ndi burya. Yego. Uraza gukora inkoko. Iyo nkoko nyine barimo barayitunganya babwira hafi. Genda rero njye. Genda njye. Ukeneye se umuntu gutera apeti? Ntawe nshaka. Akose bamwe akazina. Ntawe nshaka. Okay, basi bwira akazina kawe nigende. Byibuze manudi mvuge uyu munsi ndakora akazi nishimye. Akundi papa SAVA ari hehe? Agira tese kandi. Waretse kumbangamira ko ndi umukiriya ngakora ibyo ibyanzanye ukanawe ukajya gukora ibyawe. Niriwe. Ni karibu tuya. Watinze shana akazi. Amazi. Ndazana karare mukomereze hose cyangwa se ndabaha ikindi kintu. Sheri, urafata iki? Nta kibazo. Amazi cyangwa fanta nta kibazo. Cyangwa fanta nta. Yego. Genda uzana amazi gutuma. Genda uzana amazi cyangwa fanta. Cyangwa fanta. Sheri nari nkwitabye rero. Mwese ko mbona uje uri muri huti kandi nshaka tuganira ibintu biremereye. Nari nturutse akazi ho gato kuko wampamagaye nyine utavuga kanihute ariko ntabwo ntinda hano n'ubundi. Sheri, nta nuko ushaka ko minota 30 cyangwa 45 tukaganira. Okay, ntacyo cunguza uburyo mwete nyine kuko ndasubira mu kazi gusa ataza kundakarira sanze ntari byaba ari bibi cyane. Nakajombora zugo nyuma kenyera bakoresha nako kana afite. Yego rero wambwira. Wari umeze neza ariko. Bo ari meze neza nta kibazo. Iyi ni facture nakoresheje muri kwezi. Numva Yego. nakoresheje imisatsi ku 30 nkoresha n'inzara hanyuma ngurana twa dukweto nguraho n'udukanzu tubiri yose hamwe ni 250. Okay, nta kibazo. Amafaranga ndaza kwibereza ba nyirayo. Ntugire ikibazo sheri. None se ntago murya. Oya mvuye mu kazi ndiye. Nariye. Ahubwo apeti. Merci. Ariko nanjye reka mbimugirire tuganire kuba kuri kwihuta ndaza gukomeza nyuma. Ese sheri ni ibyi facture arumpamagariye se? Oya. Hari ikintu nshaka ko tuganira gikomeye. Yego wambwira ariko byihutishe nyine byihutishe ko mfite igihe gito hano. Sheri, ndagushimira cyane. Ndagushimira ko wankunze ukamitamo mu bandi gakunda ubwiza bwanjye ndetse n'umutima. Ndagushimira cyane. Ni inshingano zanjye kugukunda n'ubundi kandi nzahora mbikora nta kibazo. Ikindi kintu nashaka tuganira. Urabizi neza ko nanje secondaire kandi nta kazi mfite. Numvaga wakiraho umushahara w'ukwezi. Uze? Yego. Ndashaka ko nshyira umushahara w'ukwezi. Umushahara habaye iki se? Sheri, ndabizi yuko nkorera ibintu byinshi, ibintu byose ari wowe bikora utinuba kandi ukabikorera ku gihe. Ariko ntago bihagije. Nyine nanjye kubona umushahara wa buri kwezi. Nta karamu ufite ngo nize? Ntayo. Manu! Manudi! Papa SAVA! Manudi! Arabaza. Okay. Ndiyo ndashaka nshyira umushahara Sheri.
kuko nawe ujya umusirimu sibyo ibintu byose narakwihaye wese mu bwiza bwanjye ukuntu nteye byose numva rero ukwiye kumenyera n'ibyo ngibyo nkwiye kubona ko ubwiza bwanjye bugomba kumpemba. Murahamagaye yego nari nyine agakaramu wantiza ko ndi kwikoresha ni minota mike ndatanga nkagusubiza ngo mugire va nayo ndi kubarura urumva nibyo nandi gukubwira ubwiza bwanjye bugomba gutuma mpembwa pe hejuru y'ibyo byose umurera bindi ukanshyiraho n'umushahara. ambo dusohoka 3 mu kwezi ni 150 kugukoreshereza umusatsi ni 30 kugukoreshereza inzara ni 30 kukwishyurira inzu harya warambwiye ni 200. Yego 200 indangiza denzo n'umushahara umushahara buri kwezi. ubwo bwiza bwawe kuba dukorana ibidudu nibyo ushaka kwakira umushahara shiri ni ngombwa se ngo ubivuge gutyo byose ntabwo mbiyobewe ndabizi. okay nishidea ugira anniversaire ibyo byose ndabizi ko ari wowe bikora nkatanga amafaranga ukenera telefone nziza ninjyo yigura yego none ukagerekaho n'umushahara ntabwo ari menshi. ese uwo mushahara watekereje usanga arangaye sheri urumva kubera ko nyine ukora utuzi twinshi kandi baguhemba neza numvaga wamembaga 300 ibihumbi 300 ku kwezi. utwo tuzi twinshi nkora mpembwa 1,200,000 yego urumva ariko ubara amafaranga yose maze kugutakazaho buri cyo ukeneye cyose ndakigukorera ariko nagushimishije nagushimiye nkakwishyurira inzu nkagukoreshereza umusatsi nkagusohokana yewe pisine yo ntuyisibamo uri nk'imbata mbese uhora mu mazi ndakunezeza mu buryo bwose urumva uri wa muntu ntashobora kugisha inama byibuze igihe cyose niyo ngira ngo tujye inama urambwira none se ngo turabigenza dute uranyumva neza ndakumva uri ubanza ariko ari amadayimoni ubanza wahanzweho hari isi gusa akose shidi ubwo ikintu mvuze gikomeyemo ni ikihe koko nongeye ndibaza uwo mushahara nyaka icyo wamburanye nyine icyo ubona ntakoze nk'umuntu dukundana urumva nyine hari utundi tuntu mba nshaka gukemura ariko kumugana mukomere cyane manudi endi mucoma wahangaha yego nitwa Maître Tami Hatungi hanyuma manudi yari yambwiye ngo mbashyire inkoko ariko se inkoko nta kompanyuma nta kintu murayifatisha kuko yabanje kumbwira ngo manze tuzane twa mizwere manze mukinisho rwasa mu gihe mugitegereje inkoko sinzi rero kandi sibe n'inkoko dufite n'ibindi byinshi hari hamburger na ziriya nyama zoroha cyane zidapima ku magarama za chateaubriand steak filet mignon inkoko wenda ushyireho agachips
agachips Okay. chips n'agasalade salade ihe dufite salade miswaze salade chef kokombre n'urunyanya nta kibazo yego kokombre n'urunyanya sauce vinaigrette tugira amasosi akonje tukagira nta kibazo dukora ibyo nkubwiye nta kibazo nyine ugomba kumbwira kuko uzanira inkoko uzane chips nzane na salade hari ikindi okay hanyuma rero agasenda wawe turakagurisha byagashya ku cyuzo kwagaruje abakiriya nese nzari nko agasenda none se ibyo by'agasenda wawe bikora gute ko bakiriya ari ugomba kubakira uza gufata commande hano kandi hatu ibi tuzabipfa rata mwihangana kuba bagaseje manudi mumve hejuru mugende muzajye muhagarara hejuru abakiriya dore uri kutwakira uyu nguyu yaturutse si wowe wagicucu kumena mbere abakiriya jewe ntuzamenyera se na Yesu umuswagura amubiturushimura nawe jewe ngora nawe amuswagura nk'ubiturushye jewe umenye ninde chef hano yizana se nk'itenyeke yizana nyekeye kaba gashaka amapurubwari ntabwo none se udashaka purubwari uvuye mu gikoni uje ku meza aho kuri vehicle inzira ngenda tutica service nzira ngoye bagusobanura ikintu kikuzanye hanga bagusobanura ikintu kikuzanye hanga uretse kiriya mbanze mwihandize mure uya se utagira ibyo mumena hano ngaho nawe genda atu kanze mu genda Sylvie banga babaza mukira kandi shaka kubwiye ko hano hafite ikibazo ngakunyumva ukunda kandi ibintu papa Sava ntago ababizi ntabwo papa Sava ababizi ariko nyine niho ukunda se nakwimiye nose shiri twanzuye iki none rero ndi gukunyuriramo buri kimwe cyose ngiye ngukorera urumva ariko inyiturano yawe gukeneye umushahara bariho nkubwire irya umwe nushaka no kuryama uryame ariko nge nawe tubyara nyabo none se sheri inzu ko kwezi kwari kwageze se ntago tuyishyura inzu yego ndakubwiye ngo irya bakwakiriye unywe ibi byose ndabyishyura manodere yabimye umunyu n'urusenda nta kibazo ariko nuko manode yandogoye inkoko ubundi mubimenyere ko igomba kugenda agasenda wawe kandi agasenda wawe twebwe tukagurisha kari brochette kwako ubwo birasaba niba ukunda agasenda wawe birasaba ko mugura inkoko mukishyura n'agasenda wawe kayo sinzi rero uko murabyo agasenda wawe nawe kaba muri iyo nkoko kaba muri iyo nkoko ariko tugira brochette y'agasenda wawe tukajyana brochette twagutumye inkoko none se tuzagurisha brochette agasenda wawe tuzagurisha igifu zani inkoko ku gasenda wawe nawe ukarye zani inkoko ku gasenda wawe nawe ukarye nazana inkoko yose ibifite n'agasenda wawe asugiye kugura agasenda wawe wo mu kabari mu cyumvikaneho rero none nge ndishyura agasenda wawe nk'uko kandi boss yarampaye nk'uko n'agasenda wawe va hejuru y'abantu agiye ibyo zana urumva ayo mafaranga y'inzu rero uri kumbwira uhamagara iwanyu bayakohereze kandi ikindi ushaka akazi wanjijiwe urumva ntabwo nabona umuntu unyishyurira inzu warahindutse sinzi umuntu uri kukoshya sinanzi ko wansaba amafaranga kuri urwo rwego gukenera umushahara nta soni urumva ni igitekerezo nakukishaka iyo nzu iwanyu bayikwishyuriye ntabwo nakwinekeye by'urukundo rwanjye nawe rwose tubyara nyabo sheri oya abantu nibo bahindura abandi buriya sheri mbabarira ndakubonye ntumbonye kwanza n'igihe cyari cyagiye amasaha yamfashe y'akazi k'abandi ibyo nkubwiye ni ibyo ngibyo urumva papa Sava utamubwira papa Sava sheri utamubwira ngende ndagiye rwose ndagiye nibwo papa Sava ndagira ngo mumpe fagitire y'ibyo twakonsomye ahangaha nge ndagiye iyo gahunda y'inkoko bari bavuze se iyo nkoko ntacyo bamushyire muri aluminium ayitahane ndashaka kwishyura ibintu byose twakonsomye ahangaha n'ibyo yashyirishijeho byose abimwikoreza bijyane ese kuko numva urakaye se baguhaye serivisi mbi ariko papa Sava umukobwa uri ahangaha ni akasamutwe umukobwa
umushyize mu rukundo murakundanye ukoze buri kimwe cyose arangiza akubwire ngo ndashaka gukundana nawe mpembwa ibyo bintu hari aho biba papa sava muri iyo fagitire nta kibazo ahembwa oya wibizinzika n'ubundi nitwe muzatumira mu bukwe ahembwa umushahara se yego nk'umufonkisiyoneri ndumiwe arabivuze numva amabere arikoze kuko n'ubwa mbere mu buzima kuva natangira gukundana njyewe nkundanye n'umukobwa akambwira ngo arashaka guhembwa kuko ngo nkundana nawe ngo uzajya umuhemba ngahe nishyura inzu y'umusatsi ninjye ukoresha ziriya nzara zubona ndamusohokana 3 mu kwezi byibuze ntago ntanga amafaranga ari hasi 150 3 mu kwezi ndi imbere y'Imana ihoraho none ngo arashaka kujya gukundana nanjye ngo njye muhemba ngo 300 papa sava ku kwezi 300 mwana w'umukobwa uri gukunda nkari ukuntu uri gukunda lisansi ni lisansi amva ngubire wa musore bwiza bupfuye ubusa ngo ni uruhu rw'imbwa n'ibyo bintu byose ubikora arashaka ngo wishyure ibi byose hanyuma numara kurongora se ibi byose n'indi fagitire urukundo ko rugaragara umuntu yabanye n'undi mu rugo numara kurongora mwabuze n'icyo kurya simfe n'uwo mushara mwabuze icyo kurya bizagenda bite ntago abitekereza dore ko akanura amaso materialiste kweri nje nawe tubyaranyabo papa sava reka mbikubarire urusheti 1,400 turawure tubiri kamwe 3 2,400 5,400 n'inkoko ubwo n'inkoko arayitwara 15 okay 5,400 19,400 mwashyizeho na salade esa na salade ni 21 na chips ebyiri imwe ebyiri yanjye niyo 22 ni 25,400 reka nzane fagitire sana fagitire papa sava nyarutse aho urukundo reka nkubwire urukundo shenguka mape aho bigeze rwose aho bigeze amazi yarenze inkombe nibaza ni fagitire ngiye rwose ndabirambiwe